asisha wobwo nago ubona ntoya boss nago mbona ndahunyeza uzi ko reka ndebe burya nta nubwo kireba ngerega ntabwo mbona boss nubwo ukomeza kubitindaho wibitinda rwose nge ntabwo ndi kubona ase noneho se urashaka iki hano nga ndashaka nyine buriya nayo ndimo ndiyoboza ahantu bita kwa Batista Amasudi waba uhazi burya se urimo urayoboza yego muvandi ariko si uri umukobwa cyangwa uri umuhungu ibyo byose wahandangiye niba uhazi ngo ndahazi ni hano imbere gatoya none se bishatse kuvuga ko naharenze wahangejeje ke nari bireka tugende nari ntabwo nakirwa mu kazi ako nyine buno ntabwo navutse yagiye mu imiyenda ase n'iki cyabiguteye wari uri mu kaye kazi se imiyenzi wari uri kuyikora miki se buriya reka nkubwire umwana yashyize no mu gapipi bakunde ngo bamusiramu nicyo cyaguteye no kubimenya nanjye kira mu maso ngo zane manini kana nifite cyangwa utipusi bakiti vere tumucyara iyo mbwira se ngiye ko nzi umuntu utanga amaso ushaka ngo abakobwa washaka kuzana nyacu ashyira mu myoyo y'imiyenzi baba kanyungutira mu maso ngo ki kana wanjye dore ngaho imbere turahageze rero buno nanjye naje gushaka aho wabaga se byagenze nonzwe na madama ariko nanze agasuzuguro ngo naje gushaka akazi nabona ngo navuze ngo nzakabona ndabona se ubwo nindaguha akazi mu kandi uzakabona ko gukundura ariko ingurube cyangwa ubwo wakundurira ingurube utayibona waje ukayikoze ku matwi kabakaba nari kabakaba nyine ubwo se nyikoze ku mwoyo ubwo urumva itahita inanamura ko nyine katigwanya uko nta kibazo nawe mfite nta n'umwe se ufite none se umuntu agira abanyina bangahe bafyaye ese mwana wanjye nyina ndabyo mu njya mwumva mu mateka nyina ndagire ngo afite nyaje narazibonye ejo narazibonye wazibonye ute se narazibonye nakoze aho twikumye mu modoka ndanumva bavuga nyina nzaje asubwo muvandi ubwo ngubwo si wakoze ku mabono y'injerekani ukagira ngo niyo watangare n'iki ngo nakozeho nkagira ngo ni nyiranzaje kuko cya nyiranzaje bahora bakivuga ngo gifite amabuno gifite nyacu numva nahita nkorera nko bitekerezo nyakoraho kuri nyacu ya nyiranzaje se muvandi ujya usenga buriya ngenda himbaza ku cyumweru ninjye mu minuteri makorasi burya nawe burya urasenga mu bagaturika nasenga rwose njyewe ndumva uri n'umwana mwiza nubwo satani yakwangije ukiri muto ya disi umuntu narahuma nakuburaga ku rusengero nari ziridante nari bireka dukomeze tugende dore tugiye kuhagera ariko nawe urimo urashyiramo amagambo anyita umutima ngo ndebe tugiye kuhagera ngenda hazi ngenda kubona nawe rwose rero ndanumva nanakubanza reka mba nanariparitse n'ubundi nta nubwo abona mbanza muri ibyo nkora n'ubundi ntaryo ari bwajyane reka naniparitse hano ngaho atakivuga none yasigaye hera cyagiye nigano gakata kazarya ndagaske cyasize n'igare kuri nundi bahanukire irinda ritwara Hey, I hear me to me by me. asa muvandi ko njyana igare ubwo ngubwo ibyo ni asa ubwo muvandi uko ubwo ngubwo njyana igare basi yo mbwira nkaguha basi n'amafaranga ariko sha n'impumyi zose ni kimwe nta muntu nzongera no kwizera bimeze neza nose bimeze gute nako bimeze impumyi igare ryanjye
bro none uranyishe asa abantu musigaye musara ko ariko kumanywa ni gute impumyi kwibigara asisha byihorere nuko wotari wo nari mubwe ngiye kwihengeka hariya abararyego yabaciyeho. bro jesi ndabyumva neza giye ukuntu giye mu myinge wikwibyigara ase muvande waretse kunseka koko kimumyi inyibyigare ryanjye kandi koko nawe koko byakubaho. Sha bro nawe rwose umuranse sase uri murakina noneho comedy ko nzi ko za comedy ibyo bintu ko kibikira nawe ko kuri murakina comedy koko ngimumye ngo yakwibyigara niko buko kurumva ko bishoboka mwereke nawe wagireka koko gukabye subu ngo wandange basi nani kunyuzeho hano ngaha basi genda ihengeza uko nguko. Sha bro ibyawe ndumva giye rwose natayivamo cyakoze cyo nakubwira cyo hano ngaha hanyuza akagabo kari kari nyine ku igare gafite ubupantaro dore ko aciye hano ngaha nyine ako wowe sha ni mumye yawe sha mwebwe rwose murasekera ako hano ngaha kaci akagabo kari kambaye ubupantaro bucitse sha nako ngako kambaye n'ibipantaro byacigaguritse n'ibibandana n'ibigofero nako kanya ibyigare ryanjye muvandimwe. Yeze ati wabimenye dore kaci yaradire nawe dore guruko kurikira abantu bawe ako byawe birasekeje gute ubundi mumye ko kwibigara nari bo mwamukorera zaguhembe dore cyaho ngaha dore komeza. Sha bro nyine dore komeza asiburani gutebura kakabonga kako bakibigara impumyi ko kikakwiba ko kigara yewe nzaba mbariko.